Vumbura TV. Mu karere ka Rusizi umugore n'abana be babiri bafunzwe bakekaho kwica se ubabyara bamukuyemo amaso. Ntibandetse Karaveri w'imyaka 73 bahimbaga Gakoroto warutuye mudugudu wa mpuzamahanga akagari ka Mpinga umurenge wa Gikunda Mvura akarere ka Rusizi yasanzwe mu nzu yibanagamo yishwa kaswe ijosi yanogowemo n'amaso. Abantu 8 barimo umugore we mukuru ndetse n'umuhungu we n'umukobwa we batabwa muri yombi. Abaturanyi ba Ntibandetse bavuga ko uyu musaza yaramaze imyaka 6 atandukanye n'umugore we Ntabugi Adera w'imyaka 75 bari barasezeranye imbere y'amategeko avuga ko umugabo washaka kumwica ngo imitunga yizanire mu ndi mugore. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngewe uvuga ndi Imana Ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye dunyuza kuri channel yacu. Ntibandetse yatandukanye n'uyu mugore babyaranye abantu 8 ajya kwibana mu kazu gato umuturanyi yamutije muri uwo mudugudu. Ahageze ashaka undi mugore batamaranye igihe umugore aramutamushinja kutabasha gutera akabariro. Uyu musaza wari umaze umwaka yibana mu nzu yaratunzwe no kwengurwa rw'abitinda kamirwa akarugurisha mu tubari dutandukanye. Hakaba nabaza kurunywera iwe aho icupa yarigurishaga amafaranga 1000. Umwe mu baturanyi be yagize ati yari yarayenze urwagwa abaje kurunywa baranywa baragenda tugakeka ko mu masaha y'ijoro agiye kuryama hari abamukinguje bakamwinjirana bakamwicira mu ruganiro kuko twasanze umurambo we ari huri mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku itariki 17 Gicurasi. Kumenyekana kw'iyi nkuru byatewe n'umugabo wari waramutije shitingi wohereje abahungu be babiri kuyireba ngo ayihuriremo ibishyimbo. Bahageze bakomanze bumva ntavuga bagira ngo naho yagiye kuko babonaga inzugi n'amadirishya bikinze. Bavuga ko baza kugaruka kuyitwara yaje. Aba basore ngo batashye bavuye muri uru rugo bageze mu muhanda bahura n'umuturanyi wa nyakwigendera watambukaga bamubwira kubahamagarira mutwara sibo akabarebera ko uwo musaza yaba ari hafi akabaha iyo shitingi. Uwo muturanyi yahamagaye mutwara sibo wari mu nzira nawe agenda ari kumwe n'undi mugore w'umuturanyi bagendanaga bazana kureba niba uwo musaza hari. Bagize bati mutwara sibo yakomanze ku idirishya ry'icyumba cya nyakwigendera uwo mugore bari bazanye nawe areba ku rugi asanga rukingiye inyuma hariho icyuma bakingishaga ariko nta ngufuri iriho. Akinguye yarebye muri saro asanga umusaza agaramye yakaswe ijosi yanogowemo amaso n'umupanga bamutemesheje urambitse iruhande rwe. Yakomeje avuga ko basanze mu ruganiro hakiri amajerekani 5 y'urwagwa inzego z'umutekano zikaba zarahise zihagera zitegeka ko urugwagwa rumenwa kuko hari ubwo abagizi ba nabi bashobora kuba bararuhumanyije. Abo bavuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutwara abantu 8 barimo umugore w'uyu mugabo umuhungu ndetse n'umukobwa we bakekwaho urupfu rwe kubera amakimbirane bagiranaga. Hafashwe kandi mutwara sibo n'abandi baturanyi 4 banyakwigendera barimo uwo abo basore baje gutirura ihema n'abandi batabaye mbere. Abaturage b'akagari ka Mpinga bari batabaye baganirijwe n'abayobozi b'inzego z'umutekano bagirwa inama yo kujya bagaragaza ibibazo biri mu miryango no gutangira amakuru ku gihe kucyo bakeka cyose cyahungabanya umutekano w'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanweri yavuze ko umurambo w'uwo musaza wajyanywe ku bitaro bya Gihundwe ati inzego zibishinzwe zahageze umurambo wajyanywe ku bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma iperereza rirakorwa ngo hamenyekane impamvu y'uru rupfu. Yakomeje yihanganisha abaturanyi n'umuryango mugari wabuze umuntu akomeza gusaba abaturage kwirinda ibintu byose byakwambura umuntu ubuzima. Amakuru yacu reka tuyahinira hamwe ari kumwe nanjye Imana Ishimwe Vincent. Niba ukunze video zacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ndetse unogerwe n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Ndabashimiye.